ese wowe urimo kugendera ku mutwe wawe cyangwa urimo kugendera ku byiyumviro gusa? Ubuzima bwawe bushobora guhinduka bitewe n'icyemezo cyawe ufashe ubu ngubu. Urubyiruko rwinshi ntirugira self control, rukururwa n'ibintu byose byoroshye aho kwitangira ejo hazaza habo. Urugero, umuntu ashaka kwiga ikintu gishya cyangwa se gutangira umushinga, ariko ahitamo kureba reels, memes cyangwa se stories z'abandi. Bararambiwe kubera yuko ntibazi icyo bashaka mu buzima bwabo, bareba gusa uko abandi bishimisha, nyamara iki kintu cy'ingenzi ntabwo ukizi. Igihe utangiye ubu ngubu urushaho kugenzura umutwe wawe, kwiga ndetse no gukora ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe. Rero gukoresha umutwe wawe neza biruta gukururwa n'ibintu byose byoroshye. Ntutegereze ejo ngo utangire kwiyubaka, kwiga, gukora ibikorwa bifite agaciro, gufata intambwe ntoya buri munsi nicyo uzarusha abandi muri rusange. Iyo utangiye ubu urushaho kumva ubushobozi bwawe no kubona icyemezo cy'ubuzima bwawe. None se wibaze, ese umutwe wanjye urakora mu nyungu zanjye cyangwa urakuyobora ku bintu byoroshye? Tangira ubu, ukore, wige, ntutegereze ejo, kuko umutwe wawe uragushuka kugira ngo ukore ibyo bintu byoroshye bituma uzavuga ati ngo nzabikora ejo. No, banza ugenzure umutwe wawe umenye uko uwukoresha.